Soma ko wafunze ni personal. God have mercy upon us. none se ko mbona ikigo cy'abandi ari kugitambagira uri kugitera intambwe se papa yakubwiye ngo mukigurishera Gise ndi ko bajije. God have mercy upon us. ako nawe ntugakotozanye gutya neza nk'iyo koto bumaye ngo ibyo nindo bimbaje ko nkubajije ibyo nkubajije urumva ari ubugoryi Ako nagari kureba. Siwa bundi umunsi naguturya. nkurarye Ugiye kugikona ukashaka y'ibiryo. ako waribonye ngewe biriya bintu byo kuzajya umuhereza ibiryo amashuri abandi bari kwiga ngewe nkakubikira ibiryo ukaza ukarya ntawe nubwo nzabyongera uraza ukambeshya ngo urankunda ngewe najyana ngafata ibiryo nkaguhereza warangiza yakoja waranakeka nyine uzajya wirirwa umbeshya ibintu by'urukundo kugira ngo reba uve iwanyu mu gitondo ugasanga nakubikiye ibiryo murabirya abandi bari mu ishuri none ejo ndarifashe unzanira uruhuri rw'abanyeshuri benshi ngo nimbaye ngo ni inshuti zawe Inshuti zanjye nese si ukuri. kubera ko nk'ibiryo Ngenda kukiguza n'ibiryo ndenda shonje. ntago mu kanya muraje murarya n'ibishya Nibishya. None se uramfasha. siko nabonye kutabinakundi nuza kawunga kandi uyu munsi ariko batetse ubundi ushubusha uburwana niki Babizana mu rugo. ekaye God ekaye have mercy upon us. mva mubwiye ko Cyakawunga nakiri. nyine mva mubwiye ko bimeze ubundi ya bintu byo kuzajya uza witwaje ejo nakubona nyine na bakazungu we nakazungu ara muri gukatana ruguru cyangwa zungu ntabwo nakubonye rero wabo urandeba mva mubwiye Uba wafuye. Si wowe wenyine nkunda kuri iki kigo. Ntabwo ubizi. ni kuri iki kigo hanze ufite abana rero ntabwo ngiye nzajya Yiga hano ku kigo. ntabwo nzajya nkundana nawe hano ngo nugera hanze ukundane n'abandi byose ni ibiki nanjye nta biryo nzongera kuguha ntabyo Noneho urivumbuye. wowe umva genda ahubwo ndi kumva hano abanyeshuri batazava baza bagasanga nicaranye nawe ku gikoni turi hafi kugera Sawa ari kubitekerezeho. mbitekerezaho ikiri kuzajya ibintu byo ubundi ubu ngubu nemeye kujya mu rukundo gute rukundo buretse mu kanya ndabiguha ariko nawe buretse umunsi umwe nzagufatira waje kuri toilette nibwo uzamenya none se ko mbona ikigo cy'abandi ari kugitambagira uri kugitera intambwe se papa yakubwiye ngo mukigurishera Gise ndi ko bajije. God have mercy upon us. ako nawe ntugakotozanye gutya neza nk'iyo koto bumaye ngo ibyo nindo bimbaje ko nkubajije ibyo nkubajije urumva ari ubugoryi Ako nagari kureba. tureke nyine tureke ibyo ngibyo urumva si bakubwiye se kandi utekera hano ku gikoni Ndabizi. ni utekera hano ku gikoni urabizi se ko bitaraje kunyisungaho kuko nawe Hanyuma. nyine ukanyisungaho tukamenyana kuko buriya hano hari serivisi njya nkorera abantu hano kandi nawe wayikenera hari ukuntu baba batetse akawunga noneho njye natetse agaceri ku ruhande ko ndi buze kwirira nawe twajya tugasangira Karya ibiryo bitandukanye nk'iby'abandi se. none se sinjye uba watetse ninjye uba watetse ibintu biba ari neza ariko ugaceceka ku buryo utazabibwira wa mukecuru nabonye wiga hano agira umunwa agira umunwa uriya wese twakina na dira Umunsi ubwo arahatabiza ubundi ubwo. ntabwo abizi kandi ari we muntu nshaka kujya mbikorera hano nta wundi muntu hano mu kigo warya atari wowe agaceri tukajya tugasangira ariko uri mwiza Umunsi namenye ko hari abandi se. hari abandi ubwo se muri iki kigo oya n'impamvu ubonye nanaguhagaritse ni ukuvuga ngo hano mu kigo nta wundi muntu njya mbona wowe gusa ni wowe ugaragara nta byo kumenya ngo umenye ngo abandi ko bahari nta wundi wabona ni wowe gusa Ariko ahubwo mwigize abatubura se n'injye nyine n'ubanda muri kino kigo. cyane rwose cyane pe kuko bura nubwo utaza kwiga uwo munsi wasibye kubera ko agasura kawe nagasevinze mu mutwe nyine urumva agasura kawe kaba mu bwonko bwanjye narakabitse ndicara nkagafiringa ndi kureba mu kirere nkibuka ukuntu usa master yakaza yangeraho akambwira ati kuki utari gutekera abanyeshuri namubwira ati master aba witonze hari umuntu ndi gutekereza muri njyewe
gusa mufashirije ibiryo by'abanyeshuri ngo umunsi byashiririye reka bishiririye nta kibazo ikibazo nuko naba nakoraga ibindi nawe mbaye ndi kugutekereza bigashirira aho ngaho nawe uvuga atamena ariko nawe ahora kabiri guteze kuvuga ngo ntabwo bakwirukana oya banyirukanye ari wowe ubiteye aho ngaho nta kibazo kuko naba ngendanye byiza kuva narakubonye maze sinkirwara na malariya kandi ubundi mbere yari yaranyishe oya bakwirukana aho ngaho oya ni ukuri ko Imana ubwiza bwawe bwaraje bunjya mu mubiri buhita buza buhindura ubuzima bwanjye bwose kurwara za malariya bita bivaho biragenda biribagirana uburyo washiriza n'ibiryo se njye nabishiriza icyambere nuko mba nzi ko ndi bukubone aho ngaho rwose nabishiriza wowe ubwo nyemerera nyine njye nawe tugirane connection ubundi njye nkugaburira ku muceri nkwe ku muceri tuba turi kuburyo na umunsi delegiteri yadufashe oya twese tuzaba tugiye kwifatisha ntabwo tuzirinda kubishyira ku karubanda ibanga ribi ryanjye nawe kandi tazabona ndi kumwe n'undi muntu w'umukobwa ngo ugire ngo nawe ngo ndi kumukorera nk'ibyo reka mba mgiye kubarangira ahantu barya kunywa amazi gusa urumva nakeka iki ushaka gukeka ngo njye nabo ngo gutya na gutya kandi njyewe oya ntabwo iyo mico ari iyanjye bikubonyemo ubimbonyemo reka ibyo simbigaragaramo ibyo rwose simbigaragaramo uw'abandi rwose wabo w'Imana mba meze neza mba meze neza cyane ngo mbigufatiyemo ubwo natangukebera side eye wihangana niba biguciye intege ari bubobo bikoze se nka cyagiye Salam. Nso kumbobonye nja ukanyemyoza. Soma ko wafunze ni personal. God have mercy upon us. Konsuri. Kukunika kusaya asije kumora iki umukecuru warasaze asabanya ari ibintu ndayo nabo nazuboye mwisengereza wanjye uramutereza uva mu gikoni shu bite bijya n'ibirashya mu gikoni ngo shu wambeshye gufite n'abandi mfite na simushaje ndakura kukurekura akava mu gikoni yavuye mu gikoni aje gukora kimwe uyu nese ndebera nawe ahubwo wimuhaje mfata mu mbona muri ibaze kuva mu gikoni akasomana none se sakora mu gikoni nyine mvanze bari gusomana ariko nyaga ari gusomana n'umunyeshuri wanjye twaragowe nje ndamusomye wari gusoma umunyeshuri wanjye si bibazo ndagusomye rata mva nkuko nikivugishwa wajya uvugisha kuri mwarase munda kure nyine mu bundi buzima muragira ngo uyu munsi tubwirirwe nababonye nese ubundi mu murambaza iki none se Singe ngo bari gusomana kandi ari mujyane nsomanye nawe ntabwo ibinzabi nsomanye nawe muri nyuma y'ishuri ceceka tica si yaje none se akutisha gukomeza ngeze kugomba kuba uri mu gikorezi isaha ntareba kibazo twavuga urutsana arimo akamubwira ngo azajya mwibira ibiryo ngo isaha zo kurya zitaragera izi saha mbega n'iki kimuzana hano inyuma y'ishuri arimo kubanga ariko ngo buriya ngo nta kuntu wajya utirisha ngo ukantekera n'agafiriti aya mama nawe uri wari uri kubivuga none se mbafasha atari umujinya nari mfite oya nabyo navuze sawa rero uranyumvira uri kunyumvira ibintu mwamumbereyemo ndimo ndatanga kwizi mu ishuri nawe uri munsi y'ishuri oya tuka turi kuganira n'ibintu birangwa uganira nande niyo ngo umukwiye noneho ibintu biragera kwa delegiteri oya kuva mu bambazaga amakuru n'ibintu byatse amakuru genda mwaje ngo abasari mwanyarogeje ngo mbagabure ariko se ufite icyo kibazo ngo no mutica yitonda kandi afite toroma sawa rero uyu ni umwisengene zanjye ntabwo ugomba kumugomesha nubwo tutiga mu ishuri none se mwavugaga ibiki nturutse hariya utamwongorera uyu mukobwa arambye reka dore ko tubyoroshye tubijyane kwa delegiteri ibintu turabijyana kwa delegiteri kuko akaga kare ndimo ndatanga sinzi n'igihe nta n'uruhushya yansabye sinzi n'igihe kasohokeye ubundi wowe nkubaze uza munsi y'ishuri uje kureba umukuru ubwo nanjye sinzi ukuntu twari turi kuganira kumbaza amakuru yanjye muragira ngo tubwirirwe turabijyana kwa delegiteri